nari napfuye kandi ubwo mu gupfa kwanjye nari ngeze ahantu hahandi umubyeyi ntacyo akora kuko nari naguye imbere y'urusengero nari naguye imbere y'urusengero nibwo abadayimoni bamfashe urumva hanyuma barantwara abantu baraho bita Indera mu kigo cy'Indera ubwo ni 2017 bamushyira muri Zirwara n'ahantu bakiri umusazi wa undi hanyuma y'abandi bose bamubwira ngo turagusubira muri Zirwara akagira ubwoba uba wumva urumva uba wumva uri muzima ariko ntabwo ubasha kwikontrola urabyumva. Yes, nongeye kubasuhuza amazina yanjye n'igisubizo abantu benshi bamaje kuyamenyera mbahaye ikaze kandi ndashimira abantu bakomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Ndakomeza gushimira abantu bakomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, abakomeje kudukurikirana kuri TikTok yacu. Ndavuga ngo Imana ibahereze umugisha. So nagiye kubatindira nkuko musanzwe mumenyereye, nago ndi njyenyine uno munsi nabazaniye umushitsi nagira ngo atangira twibwire. Muraho Yesu ashimwe kandi ahimbazwe bene data wa Kristo n'atari wa Kristo ndabaramukije. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego. Amazina yanjye bayita Livingstone Ayihangane. Navutse 1993. Yego. Ubwo ni 93 mwafite imyaka 32. Navukiye ahantu bita Muroro ariko tuza kwimuka ababyeyi banjye bajya Tanzania bavaye bajya Rwanda na Tanzania bavaye bajya Rwanda gibone nigiraga Kamara hanyuma mvayo nigira Rwanda naje kuhamiriza ukuntu Yesu yansuye no kuntu yanyije ubusazi kandi we Mana y'ukuri. Yes, Livingstone urabuza nguje kuduhereza ubuhamya bw'ukuntu Imana yakuzuye n'ukuntu Imana yagukijije ibisazi. Mu byo kuri umuntu iyo tuvumvishe umuntu avuga ngo Imana yaramuzuye dutekereza ko umuntu yari yapfuye. Nta kintu kizuka kitapfuye. Nawe wari wapfuye? Napfuye. Ubu bivuze ngo uburyo wari umeze wari wapfuye imiryango imeze nkaho yakubuze. Napfuye kandi ubwo mu gupfa kwanjye nari ngeze ahantu hahandi umubyeyi ntacyo akora kuko nari naguye imbere y'urusengero nari naguye imbere y'urusengero ubuzima bwanjye umwuka wanjye waheze ariko Yesu araza ankura kuzimu aranyiza ubu ndi muzima ndashima Yesu kandi ndanezerewe. Urakoze cyane Livingstone, tutarinjira cyane mu buhamya bwawe ndagira ngo banze duhereze background yawe cyangwa education background yawe, ubundi wabashije kwiga wize bingana gute? Tubwire muri make. Okay. Ubundi ifite degree mu bijyanye no kuyobora ibijyanye n'ubuzima cyangwa ibitaro ibyo bita health care management. Amashuri yanjye nayatangiriye Uganda mu gihugu cya Uganda ubundi genda umunyarwanda ariko natangiye mu gihugu cya Uganda aho bita Kitintare Ikamara muri Kampala. So nigiye aho bita Tricia Primary School kuva muri nasare kugeza muri P2 kugeza muri P2 P2 nawo nayize kugeza muri nasare hangiye kujya muri P3 njya aho bita Kiswa Primary School. Mvuye Kiswa Primary School ngeze mu gatanu ndasoza njya mu gatandatu njya aho bita ngasubira kuri Kiswa Tricia Primary School. Hanyuma aho ngaho niho nashoje P7. Mvuye Tricia Primary School njya aho bita Crane High School Tintare. Ubundi twari mutatuva naga kwa data wacu bita ubu ni Pastor George Rwabyogamo. Bamwita atuye Tintare niho nabanaga nawe. Hanyuma mvuyeyo mbana mukuru wanjye bita Mwesi Edward. Ubu ngubu atuye aho bita Mbuya niho natwa dutuye. Hanyuma niho nigaga mva Mbuya njya aho bita Tintare. Abyumva? Hanyuma niho niga kuva S1 kuva kuri School Tintare ngeze kuri S3. Sini ya gatatu nyishoje ngi kwigira i Rwanda aho bita Gabiro High School. Gabiro High School mu karere ka Kabarore i Gatsibo. Niho wize kugeza usoje high school yawe? Nagiye muri senior 4
hanyuma baza kunsubizaho inyuma kuko urumva ina Uganda O level urumva cyangwa O level bayigarukira mu wa kane kandi mu Rwanda ni mu wa gatatu sinasubiye inyuma ngure O level hanyuma nigirayo kuva amashuri yarangiriza wa gatatu unangiriza Gabira High School ngo Kabarore. Yes, Livingstone, ukuntu tubwiye education background yawe, warwaye ujya kurwara, warwaye uri muri high school cyangwa warwaye uri muri university? Okay, narwaye ndi muri narajya kuri university kuko urumva nashoje 2014 high school siniya gatandatu ubwo ni high school ubwo nishoje manza nicaraho kugeza mu amafaranga nari mfite nagejejeho kwiga Mount Kenya urumva amafaranga make muri 2016 ndabireka kandi ikiciro cy'ubudehe cyo gihe baravuze ngo nari mu kiciro cy'abantu bifashije urumva bavuga ngo umuntu na beshyura abari mu kiciro cy'abakene cyane nubwo nari mfite amanota meza nibamfata abyumva Denise ubundi bita Meg mathematics economics and geography nibare n'icungamari n'ubutabire sinzi Kinyarwanda kono nuko n'ubutabire hanyuma urumva ndangije mara imyaka ingahe school fees nane kwishyura kuri Mount Kenya nizo nka semester nayo nagegera nsubira mu rugo ubundi mbana n'umucecuru wanje abyumva ariko ubundi nkajya njya gusenga ko nakijwe 2010 na kabiri cyangwa 2013 niba nibuka neza hanyuma ngo nsubira mu rugo nkajya mba ku rusengero njya gusenga nkaza nkatano mu rugo wasengeraga nabaga ahantu bita Karangazi mu murenge wa Ndama mu mudugudu bita Kayange ka kabiri urabyumva nasengera bita Kaira Miracle Center ubwo abantu bahatuye ndizera yuko aho hantu bahazi yego pastor wanjye bamwita Mari Richard ubone no pastor wanjye ni naho warwariye cyangwa nagira ngo tugere kuri point noneho yuko waje kurwara uko byatangiye nuko baje kubimenya yuko urwaye hanyuma aho niho narwariye nari ku rusengero ndimo gukora kubona nafataga umwanya nkajya ku rusengero nkahinga urabyumva mbese nyiri mvuga ngakora n'amasuku yose hanyuma ngiye gukora ndiyambura imyenda ishati nyikuramo njya kureba pastor wanjye ngo pastor Kamari yatuye kure rusengero mo arimo akanya nyera nkuyemo ishati hanyuma ayibonye ahamagara umucecuru urabyumva baraza baramfata ibindi babimbwiye urumva n'indera ngo nafashwe no gusara urabyumva bivuze ngo ujya kurwara nta nubwo wabimenye ntago wabyumvishije biza ntago uzi ko wabimenye gusa icyo wibuka nuko wahingaga ukuramwa umwenda wo hejuru ugiye kureba pastor wawe aho ngaho bigaragara ngo niho icyo wari urwaye cyagaragaye ariko we ntiwabimenye nibwo abadayimoni bamfashe urumva hanyuma barantwara abantu baraho bita Indera mu kigo cy'Indera ubwo ni 2017 urabyumva 2017 ngiye Indera banshyira ku miti ni ahantu habi cyane urabyumva ubwo nari nafashwe gusana narafashwe n'usana gupfa ngo nzuke urabyumva hanyuma ngeze Indera ni ahantu habi cyane ibinini banshyira ku binini urabyumva banshyira ku nshinge ndetse nageze naho noroka urabyumva naraturotse inshuro zingahe urabyumva bankure banshyira bita muri Ziruware urabyumva Ziruware ni ahantu ubundi aho umusazi wa musazi ukubita abaganga bavura abasazi akubita n'abasazi baba bamutinya urabyumva ukubita abaganga ugakubita n'abasazi mbese ahantu byananiwe ni ahantu habi cyane nibagushyiramo isaha imwe yonyine ubu se nkaho ugeze kuzimu noneho ibaze bakora bashyizemo n'iki baguteye n'iyo miti baguteye inshinge baguhaye ibyo binini wihangane ndabaza cyane kugira ngo n'abantu badukurikiranye baze gusobanukirwa rero ko hari abantu batazi ngo ubuzima bw'abasazi bumera gute abantu batazi se umuntu ageze aho ngaho mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe bimera bite ibyo binini ubundi babiguha ari iki kigamije ni ukukuvura cyangwa babiguha kugira baguce intege mbese
bavuga ngo bavuga ngo iravura urabyumva cyangwa bavuga ngo izagera uko wabikora ntacyo bimaze noneho upfira kimwe n'uwari ugiye ku buzima bwanjye nkanjye urumva aho kugira ngo bame bya binini banshyira ku migozi bakajya ngo buri munsi bakambara inkoni wenda niba ari 30 nkajya kutwara buri munsi ahandi nkavuga ngajya mu byanjye utanyweye ibinini nanyweye ibinini nibi cyane kuko bigufata mu gituza bikagica urabyumva bikaguca umugongo urumva bikaguca umubiri wose naje ku rusengero hano n'inkonda cyangwa ngeze mu rugo nataga inkonda nubwo wabiguhura umuntu muzima niyo gufata ikiko ntabwo kibasha kugira ngo ifate iki wirishe iyo bamaze kukwereza ibyo binini iyo bamaze kukwereza ibyo binini cyangwa utera izo nshinge ubundi bararwaza baguha ibinini gusa ujye ubimira cyangwa bagutera n'inshinge bazivanga bagutera urushinge ukaza bakaguha n'ibindi binini ku ruhande bivuze ngo biragenda bigafata ubwonko bigafata ubwonko bigafata umubiri wawe wose mbese bikawica urabyumva hanyuma bankurayo urabyumva kuko hariya nawe ntabwo wabaye igihe cyose baba bagutunga urabyumva ntabwo wabaye igihe cyose ni mu bitaro mvuyeyo njya mu rugo urabyumva babinkuraho noneho uretse gato Indera wamaze igihe kingana gute Indera namaze amezi angahe ariko numva nagiye mu 2017 n'amezi niba nibuka ngeranyije neza ko wambwiye na 6 sinzi niba agera 6 urabyumva mva y'Indera basubiza mu rugo bakugarura mu rugo udakize cyangwa wari ukize ndego ni ntago bikiza Yesu niwe ukiza wenyine kandi niwe utabara wenyine urabyumva kandi ufite ubasha bwo kwatuma ikiza kikugeraho cyangwa kibi bivuze bagukuye ukirwaye babinyweye nyirwaye bamenye bavuga ngo ubone nge nafate buri kwezi urabyumva buri kwezi urumva hanyuma mvuyeyo bantwara mu banyabishaka bantwara mu bapfumu ndetse bagiye no kuntwara mu basenga bamwe urabyumva ariko iyo byose nsa nkaho worowemo hanyuma 2020 muri covid utarasimbuka ndashaka noneho utubwire neza in deep ku buzima bwo mu rugo bamaze kugukura Indera utubwire noneho wowe mu buzima wari ubayemo mu rugo aho ngaho umaze kuva Indera bwari bumaze gute ase mu bapfumu aho bagutwayemo ndagira ngo turamburire ureke kugenda ubicaka uvuge ngo ubivuze ni naragiye ku mupfuma nagiye ku mupfumu meze gutya nkora ibintu meze gutya ubuzima bwaho nabaye bwari bumeze gutya mbego ubisobanureho uvuga none mu bishaka baduhaye ubuzima bwaho bwari bumeze gute udutandukanyiriza ubwo buzima bwo mu bapfumu n'ubuzima bwaho ngaho bibishaka n'itandukaniro ryaho bameze gute utagiye ubicamo noneho ngiye kubwira n'abagukurikirana umugisha kandi nugiriye kugira ngo bahamirize Yesu kugira ngo mumenye namukizwe yego n'abantu benshi baboga kubera ko abantu benshi muri na minsi abantu bararwara bakumva yuko nibajya mu bapfumu ariho barabonera ubuzima umuntu akarwara akirengagiza ko hari Imana igira gute yamushyize ku isi ariko iyo ugiye ukabisobanura neza bituma n'abari bariyo bavayo nagiye kenshi nsubirayo kenshi numva nkujya ngarwara ngasubirwamo urabyumva none ngiye kubwira Indera ko numvaga nahavuze neza yego umubwire mu bapfumu mubwire n'abo mu banyabishaka udutandukaniriza ibyo biciro ko ari bitatu noneho Indera ujyayo urabyumva none icyo bakora baguha imiti ya buri munsi buri gitondo ubundi ufata igikopo cy'igikoma urabyumva cyonyine bayifatana n'imiti y'ibinini urabyumva ubwo mugasohoka aho babashyira ni ahantu hitoreye gutya hatoya cyane hafunganye ntabwo ari hanini kandi muri benshi urabyumva none bakaza bakakabya mu gitondo basuka amazi akonje barangiza bakabashyira muri ako kantu ubundi ni sima urabyumva hariho n'akantu ku byatsi ariko usanga abantu abasazi bamwe baguye mu byatsi aho ngaho abandi bari ku zuba abandi bari mu zuba hejuru nta muntu ukwitayeho urabyumva hanyuma ibinini baba byanabishe mudatekereza no gutekereza urabyumva yego hanyuma mwagira saa ubwo ni mu gitondo byagera ubwo ngubwo ushakure cyangwa ukoze ikintu ikibi cyangwa ukoze amakosa bakabimushyira muri zirwa n'ahantu bashyira umusazi wa wundi hanyuma y'abandi bose bamubwira ngo turagusubira muri zirwa akagira ubwoba urabyumva none aba numva uba wumva urumva uba wumva uri muzima ariko ntabwo ubasha kwikontorora yego urabyumva
hanyuma byagera kuri ranki mukajya kurya urabyumva hari ubwo bateka ibijumba hari ubwo bateka akawunga hari ubwo bateka umuceri hari ubwo bateka icyo bita mukene urabyumva cyangwa injanga indagara turiya dufi dutoya arizo mboga nyine bashyize muri akawunga hari ubwo bateka imboga y'ibishyimbo urabyumva ibyo ngibyo nibyo bakunda guteka hari ubwo bateka ibirayi cyangwa ibitoki ariko urabirya biriya binini bigukwisha inzara mbese ni uko ufite inzara y'isi yose ufite inzara idasanzwe kandi ukurya gureza dukeya ugereyo washize urabyumva noneho ufitemo udufaranga baraza bakagushyira kuri kantine umuntu akajya kuzanira ariko nabwo ntacyo bikumarira si byakumarira iki kubera imiti baba baguteye inzara iba yabaye nyinshi nubwo wagujya kurya noneho hari uburyo ntubasha no kurya urabyumva noneho ku mugoroba urabyumva ngo mwapfa kuri ranki mukagenda mukongera mugasubira ntabwo mwemerewe kujya kuryama urabyumva muguma aho ngaho mukaryama kuri sima urabyumva bamwe bakajya mu miferege ahandi mukagenda uwitumye akituma aho ngaho urabyumva mbese uneye akanya aho ngaho urabyumva amabyi ari aho ngaho uriya mabyi ari ngaho bureba urabyumva nanjye nayariyeho rwose amabyi urabyumva ndi muri ziruwari mbese ukoze mbese hari ahantu habi cyane hari umwanda tuwarete zaho ziba zisa zitese urabyumva nyine nawe urumva tuwarete z'abasazi buri muntu ibyo ashatse abikorera aho ngaho z'abasazi urumva hari ahantu hameze nabi cyane ubwo urumva ni muri nuzi wavamo noneho muri zuwari ukuntu hameze ubu ni akazu gafite ibyumba bibiri urabyumva kimwe n'ahantu kiteganye harimo umuhanda hano harimo umuhanda mucamo noneho mu muhanda n'agakorodori umuryango umwe ureba ku cyumba cyaha n'ikindi ureba cyaha harimo umufariso w'icyuma gutya urabyumva nako igitanda cy'icyuma kiri umufariso hari ubwo utariho n'amashuka na hano buri noneho igikuta kiba kizamuye hejuru ku buryo nta kindi kintu ureba kandi urugero rw'icyuma nta kintu ureba urumuri rwonyine urumuri ruturika hejuru nta kintu wumva harimo tuwarete gusa urabyumva harimo n'amakaro azamuyeho tayirozi nyine zizamuyeho ku mpande urasakuza ntihagire ukumva ukubita inzugi ntihagire ukumva urabyumva abandi bibereye hanze mbega uba uri mu isi ya wenyine uba uri kuzimu ureba urumuri rwinjira gusa rwinjira mu idirishya cyangwa hejuru mbese urumuri ubona ni itara bacana nyine ni itara rikumurikirana cyangwa kariya mu kanuza kari hejuru ariko nta naho wakurira ngo ukore ku ibati urabyumva aba ari kure cyane mbese ni ahantu bahubatse babizi urumva bahagennye ahantu abantu bananiranye ahantu hose ku isi ariko aho ngaho hose umwavamo uyo muri zuwari ntabwo wemerewe gusohoka ubundi mu bantu bamazemo igihe kinini nawe numva ndimo kuko namazemo ibyumweru 2 kugira ngo muremo n'umunsi umwe hariya kuko ku manywa bakuzanira cya gikoma n'ibinini bakagukingirana mu gitondo bakuzanira cya gikoma n'ibinini bakagukingirana mu manywa bakuzanira ibyo kurya ukarya cyangwa nturye bakagukingirana na nijoro bakuzanira ibyo kurya cyangwa nturye bakagukingirana bakongera mbese gukingaho mpaka niho gukingura mbese bagashyira itaka bafite uburyo bagushyiramo ibyo kurya gusa ukaguma mwaho barinjira bakabigura cyangwa bafite ahantu baba babinyuza bafite urufunguzo bakinjira n'ingufuri bagakingaho bafite urufunguzo n'ingufuri bagakingaho ubundi aganga rwo hataza bakabaha abakirina bakabakuzana hari ubwo ukubita abantu nyine ni habi cyane mbese hariya haba hakonje hatese hari ukonje ukumva bigeze no mu rutirigongo ni ahantu habi cyane urumva aho ngaho ni muri zuruwari yego ubwo wayivamo ubwo zuruwari bashyiramo umuntu watorotse umuntu ukubita abaganga cyangwa wanze ku imiti hanyuma n'ubwo yakora iki cyangwa ukubita abasazi bagenzi be urabyumva ubwo ni indera mbese ni ikuzimu kandi nawe warabakubise abaganga n'abasazi bagenzi bawe urabakubita n'abasazi bagenzi ndetse navuyeyo satani kuko aba yakuboshye urabyumva naje no kubita umukecuru wanjye ugira ukuboko urabyumva mukubita igiti mukubita igiti arimo guhata so satani bayakuboshye ariko Yesu niwe ugukiza wenyine yego noneho reka tukene kuri step uvuga ngo bamaze kugukura mu rugo bamaze kugukura indera bakuzanye mu rugo aha none mu rugo byagenze bite
kare watunyuramo atubwira ngo wagiye mu bapfumu ngo ujya mu baganga abana bakoresha ibishaka bisanzwe ndashaka kutubwira no buzima bwo mu rugo bamaze kugukura indera bwagenze bute noneho byagenze bite kugira ngo bakujyane mu bapfumu ndashaka kutubwira aho ngaho noneho ubundi ababyeyi barebye mbese binaniranye urabyumva ibi ntacyo bikora babinkuraho kandi nashaka kugira ngo babinkureho urabyumva nibura kugira ngo mbiveho noneho baramfata urumva bafite ahantu benshi bababwira undi akabwira ngo ajye ahangaha undi akambwira ngo ajye ahangaha babanje kuntwara bapfumu harabita Karore harabanjyanye urumva mvuye Karaganje Karore banshandaga hano inyuma urumva sinzi ukuntu bafashe nk'uko bayishyiraho gutya n'amaraso yawe n'ahangaha niba nibuka banshandaga nabyo ndabyibuka neza inkoko bayishyira hano isa nk'indodanga hano niba kudodanga bashyira umwayo hano kuko banshandaza urabyumva ku mukecuru nari kumwe na mukuru wanjye bikamara ubita Kansime na data wacu biterika urabyumva nibo bantwaye abanjyanayo bavayo banjyana n'ahandi henshi urabyumva ariko mu bapfumu ntacyo bikumarira urabyumva noneho bavaho banjyana n'aho bita banjyana urumva mu bapfumu ntabwo natinzeyo cyane gusa hari n'uwaje mu rugo afata imiti ngo banyanyeze ku muryango n'iki gutya no mu nzu abahana ibiti yo kushyira amazi ngo ngiye nkwe nese abo bapfumu bavugaga ko bakuroze ubundi bavugaga yuko gusara byaturutse he nyirizina mbese byinshi bavuganaga n'umukecuru urabyumva we ntabwo bakubwiraga ngo ube wabyumva ngo wibuke aho byavuye kuko ntabwo ndwakubwiza ukuri bari mu binyuma mu mwijima urabyumva bariya ibyo bavugaga urabyumva bashaka sene bashaka amafaranga mwatangaga n'isene zingana gute hari uwo wenda uwo nibuka aho twagiyeho ari nuza wacu muka data wacu witwa Perusi yaragiye atanga sinzi aho yagiye amafaranga y'u Rwanda nibukamo batanze wenda abo nibuka ubu bagiye kuzana ngo avura kino umupfumu nawe urumva batanze 300 y'amanyarwanda urumva ni nka miliyoni yagera se ya Uganda muri iki gihe ntago yagera ariko ujyanyije n'icyo gihe iki gihe yarageraga urumva ubwo ni inshuro imwe ntabwo wavuga ahandi hari n'aho bazanye urumva uwo napfumu hari aho bazanye babishaka akajya agenda akazana ibishaka none hari aho wamaye ibishaka n'amaso yanjye atangira guhuma n'amaso barabifataga urumva ukuntu byashariraga bakamata kubinywa nkabinywa bicaririye niba data wacu bita James Rupfura atuye bita urumva atuye bita Ndama uvuye nka kuri New Life bakabimereza urabyumva nabinywa bituma noneho nabasha no gusoma kuburyo kandi ubundi mbasha gusoma urabyumva tubane n'inyuto nazireba urabyumva uwo ngo bishaka wabimaye ibyo byari byo kukwica nawe byashaka kandi ari byinshi ibyo byari byo kukwica ni arafite gahunda yo kwica nta wamenye hanyuma barabimpa yego urabyumva ngeze aho ngaho sa nkaho norerwemo noneho 2018 na applying kuri kaminuza bita Kepler urabyumva yego applying online kandi wumva ko Imana ikora ibitangaza urabyumva yego nyikizwa nyisengera ku rusengero iriya nari naragize nari nasanze icyifuzo cyanjye gusembanya abasengesho urumva je nta faranga nari mfite cyangwa mu Uganda n'aba Etienne nta faranga nari mfite urabyumva nta faranga nari mfite naragiye basabye ari abana barenga 2,000 urabyumva bakiva ku mashuri meza urumva bashaka abana 150 bonyine ndagira naheruka kwiga naheruka kwandika ariko bya bintu byo kuvuga ngo ibyashakana navuye byo kuvuga ntabwo ndeba neza ku maso byavuyeho byavuyeho ndakora urumva ikizamini cyarimo imibare physics n'icyongereza urabyumva harimo spoken written na listening urabyumva na writing urabyumva spoken written urumva the TOEFL bajya kwiga hanze barabyumva TOEFL TOEFL ni ikizamini gikomeye ndagikora naruka no kwiga ndatsinda mfatwa muri 50 ni Imana nziza cyane Imana ikora ibitangaza bidasanzwe kubera kujyanyije ukuntu warwaye n'igihe wamaze urwaye n'ibyo baguhaye nabyo byo nyari byo kukwica mu mutwe ariko ugatsinda nuko hari Imana yashaka kuzakora ku buzima bwawe yego bamye yasayimbazwe hanyuma urumva ndagikora
ndatsinda no kuri list naje n'uwa mbere nari ndayibuka nayo foto iyo foto ndi munuza urabyumva yego so ndagenda niga Kepler ku 18 intake na twatangiye mu kwa 9 ndigangeza muri covid urabyumva ariko ngo niga Kepler nize bangaburira bancumbikira amahano ryama bama laptop banyishura stipend ubwo namafaranga yo kubeshaho urabyumva umve ko Yesu akora imirimo itangaje inzira zirenze igihumbi cyane urumva so ndiga ngiye kurangiza kaminuza urabyumva yagiye twigira kuri platform y'ibita CFA College for America kuko Kepler ndetse n'inga institution iri aho ngaho ni ishami iri aho ngaho kaminuza yite iri muri Amerika bita Southern New Hampshire urabyumva so uriga bakwigisha mbese ibintu byo muri Amerika ko biga mbese n'inuza hanyuma bakabanza kwigisha iby'ibanze cyane no gutayipinga kwandika na mudasobwa bakwigisha mbese technology arimo Microsoft Office harimo Word Excel PowerPoint bakwigisha communication ko muri abana bakeya urabyumva ariko babashaka kugira ngo bigishe system ya Amerika iby'intantu twatangiye usanga batangiye bushya musa nka mutangiye bushya kujya manze mwige kugenda kuri system yo muri Amerika hanyuma ndiga ndayirangiza ndetse nahize icyo bita Associates of Arts urabyumva Associates of Arts in Business Studies urumva ndayirangiza noneho ngiye kuri degree ndi hafi kurangiza urabyumva ubwo nageze muri covid urabyumva ubwo twigaga Kepler yaga Kimirongo itaya kwimwaga igihe Kinyinya urabyumva ngo turiga ubwo ni muri Kigali i Rwanda turiga ndangije muri covid njya kwa bene wacu abita Rwamagana kuko mu rugo nta muntu wabagaho twabaga mbere bita mu Kayange ubu twari mutatu sikira twarwa biharamba rero n'abana mukuru wanjye hanyuma ndiga covid igeze ndi hafi kurangiza habura projet nyeya rwose nazikoze nashyize kuri laptop na saving kugira ngo submitting online zitanga online bazikosore ndangize nibuka nageze projet nyeya mbese nko muri 90 mbese nko kwijana nasigaye nka 20% kugira ngo ndangije urangije neza hanyuma satani sinzi ukuntu yagize byose ndagenda arwara urabyumva urongera urarwara ndafata bansubiza indera numva ndatoroka none basubiza muri zuwa satani ko ari mu bintu wari ugeze ku musozo w'amasomo yawe neza uhendera usigaje gusubmitting warwaye utarana submitting ibyo wari wakoze hanyuma se wumve uzi ko izo iwaka yose nakoze ya bachelor's mbese ya degree urabyumva ya bachelor's degree naragiye ndayikora urumva ipfu busa bansubizamo insubiye 2021 urabyumva banegeka urabyumva gusubira muri degree bushya urabyumva kuko wavuga nuza system twigiragamo urabyumva iyo ngiye yari yarangiye urabyumva mbese yari yarangiye yapfuye ariko Yesu ahimbazwe nayize ndanyukura mu gihe gitoya nyuma muri numva muri 2023 nagiye kuza degree yanjye nanjye bafite degree warongeye urayiga kandi no yikora mu gihe gito narayize ndayikora ndetse nabonye n'akazi urumva nabonye n'akazi narakurangiza no tutarajya kura tutayo steps tutarayijyaho y'akazi watubwiye uko wari umaze gukora for bachelor degree utara submitting urongera urarwara ndajya kutubwire wongeye no ubwo ujya kurwara no biza warabimenye cyangwa nanone byaratunguranye ntiwabimenye none byaratunguranye urumva yego nageze ko ndi hafi kusubmitinga zose ndangize basubirishamo kandi kaminuza imwe yari yo Southern New Hampshire University basubirishamo kwitangira bushya nangira system nshya urumva nibyo nigaga bitandukanye nabiriye ndabikora ndabirangiza nubwo satani yashatse kugira ngo namba nayo ko ndarangiza degree yanjye hari ubu ngubu nagiye kwifata mvuye ubwo mvuye indera bwa gatatu ntabwo twatuki bwa kabiri bwa gatatu 2023 nibwo nagiyeyo ariko nagiye ndayifata kandi mvuye indera
nyiha mwene wacu mwana wa data wacu bita Mweshezi Joshua arayifata na associate of asiraza kuko iyo mumaze kuzikora baza kuzipakinga mbese bakazibohereza urabyumva bakazikamana bakaza hano mu Rwanda kuri Kepler mwe mukaye kuri Kepler kuzifata degree yanjye ubu hari narayikoreye ubu ngubu irari warayikoreye Imana ishimwe cyane ni ibitangaza by'Imana so ubo bivuze ngo umaze kurwara bwa kabiri bagusubiza Indera ubuzima wabayemo n'undi burasana bwa bundi wabayemo bwa mbere none aho ngo waje kuvayo guteho so ubwa kabiri aho ni muri covid urabyumva muri covid nabaje gukoraho internship kwa bita kuri Red Cross Croix Rouge y'u Rwanda urabyumva i Kigali hanyuma mvaho nakorera na student mbese nka student work mbese ibintu nagiye nkora kugira ngo nitoza akazi covid igeze nanjye mitafatwa ndi kwa bene wacu twamagana aho ngaho nangira kugenda imisozi nyanjya kugenda hehe urabyumva kandi turi muri covid tutarajya muri lockdown cyangwa twaturi muri lockdown wowe ukajya ugenda kandi bitemewe urumva kugenda kwa kubera ndwaye naho bundi kuko twegwe twigira kuri buri muntu ufite laptop yawe biba bihagije nago ntabwo wandikisha pen cyangwa wandikisha iki iyo ufite laptop yawe ukoresha urandika uratepinga ugapresentinga waka mbese biba bihagije mbese bivuze muri covid mwakomeje muri benshi baragraduates benshi barashoje rwose niko nasigaye nyuma ariko nyuma Imana yancira inzira ndaza ndayikora kandi ndayambara ndayifata degree yanjye ko noneho tugeze muri covid urwaye nibwo warongera urwara utangira kujya wirirwa ugenda inzira zose baza kugufata bagusubizayo bansubiza Indera noneho kukugarura sasa ubundi babanje kunjyana ku irwariro riri hafi aho ngaho Rwamagana niba mbyibuka aho nakenye nari mfite mu cyo gihe urabyumva nagenda ameze nabi cyane banyura transfer injyana Indera urabyumva ubwo nari kumwe na bene wacu aho ngaho n'abaga Rwamagana n'abavandimwe wanjye baza kuza urumva wita Kamanzi mushimeje ubundi gihe mwaramubonye hanyuma ndagenda bantwara Indera ariko nta hantu habi cyane noneho byabaye bibi cyane 2022 urumva nagiye muri Zuwari urumva gusubiza Indera ariko Satani yarandwanyije hanyuma ariko nago wansubiza bankuyeyo urabyumva kuko rero nago wamara igihe kinirega ariko hari ugerayo degree yawe n'igihe cyukumarira urumva ukagerayo ugasanga umubyeyi ntacyo kumariye inshuti ntacyo kumariye abavandimwe amafaranga nayo ntacyo kumariye ukavuga naho wa misi yose ntacyo yamarira ugasanga ibintu byose nta kintu kimwe gifite umumaro mbega uriho nkawe wenyine icyo usaba uvuga mana niba navuga hano hantu urumva ni hari cyane ukavuga mana iyo wagizaga abyumva noneho 2022 kuko aho nari naguye nasubiye naraguye urumva mu bijyanye no gusenga mu buryo bwo gusenga urumva ariko ndarwara basubiza mu rugo none bankura amafaranga bazusubira mu bishaka bashya mu bantu bameze gute nabyo bipfa ubusa urumva 2021 nibwo nasubiye kuri Kepler ndabinginga mwambariye mbese ngiye gusubukuraho nakomereje ndabinginga bambwira mwambariye rwose gakomeza aho natangiriye aho nagarukiye mbese bambwira CFA system yacu ni imyaka 5 yarangiye buri nyuma y'imyaka 5 kaminuza ziravugurura zihindura system kaminuza yacu irahindura SNQ Southern Hampshire University irahindura ubundi buntu gutangira bushya njya kuri nuza ndakorana waka ubwo nakoraga nafite urumva bamaka stipend akavuga ku ruhande urabyumva agafaranga kamfasha gakeya noneho bashaka no gukora ariko nshaka nakandi kazi nkora ku ruhande urabyumva nagikoje na software testing ngeragezaho mbese naho nakoze mbaho mbona kazi kuri company urumva iyo bita Rwanda Build Program ibaho bita Ikiyovu muri Kigali urabyumva ubu natangiye ndi nka assistant project manager ni company y'umunyamerika ariko twakoranaga nabo n'abanyarwanda twanye n'iyi company bita Impact Hub iri hafi ya Risedo Kigali mbese abazi Kigali so ndakora
23 ariko naravuye ku Mana urabyumva nasubiye inyuma ariko Satani arongera aranera urabyumva uri mu kazi 2023 ni mu kazi nkora urabyumva ubu naje ko muri nyikora nabanje kwa na mukushtu wanjye mvuye nsubiye gukora kwiga Kepler bakasubizamo bushya naje kwa na mukushtu wanjye bitamure kwa David urabyumva twiganye Gwabira High School uwo nguwo ari mu nzego zishinzwe umutekano mvuyeyo naye mbana haza mwene wacu wundi yakora kuri Rwanda Revenue bamwita Kansime Caleb akora iki nawe mbana nawe urabyumva aho no bantu twabanye yego hanyuma narakurwara ariko ngiye mvuyeho njya kwibana kugira ngo negere akazi urabyumva noneho icyo gihe numvaga ndi umuntu mukuru ufite kuba agiye nyine urabyumva ndagenda njya aho bita Kimihurura uwo nabaga noza epfo ya convention gutya neza nko mu mazu angaho mu epfo ya convention nko mu mazu bese acisha atari amazu bese ahenze kuko numva nagiraga naye n'amafaranga nawe natuma kandi waratangiraga of course ndetse na friend wanjye ngo bambi yaramfashije ubita David Murekwa amafaranga nafataga amafaranga duke yandi akayishyura yandi asigaye urabyumva Imana imuhereze Imana imugesa mu mugisha rwose cyane ndamushimiye na mukuru wanjye nyuma nako na mwene wacu ngo Caleb nawe yarafashe cyane no dukomeze kugeraho tuvuga ko 2023 nibwo ngeye kurwara kandi uri mu kazi gutangiriraho 2023 noneho Yesu yaziye arigaragaza ko ari we Imana ikora bikomeye urabyumva Satani raje aramfata urumva nabanje gufatwa numva ibintu birangiye mu mutwe urabyumva aho ngaho no warabyumvishije njya ku kazi basubiza laptop yabo urabyumva basubiza twakoresha MacBook ndayisubiza basubiza iki ndababwira gira sezeye urabyumva ariko ibintu biraza bifata mu mutwe waseze bivuze ngo we wagiye gusezera ku kazi wamaze kubyumva yuko urwaye mbese ibintu byaye bimfasha naga munsi ugiye nyurumva hari igitanda kandi ari n'ahantu heza ariko naryama hasi urabyumva naryama hasi ibyo ngo nta muntu twabanaga naga hari hafi ya ADPR Kimihurura hanyuma naryama hasi ubwo acaye iminsi mikeya nkajya kwa bene bacu ngaho nkabareba nkava nkajya no kwa mushiki wanjye w'umwana wacu afite diary curuza amata noza aho bita hari Remera afi ya Sonatube umwana wa Sonatube gutya urumva aho ngaho nkaje hanyuma baza kubibona baraza baramfata barabimenya yuko wamaze kurwara umva naraho nageze ndara no hanze urabyumva urwaye aho ngaho batarakugenda indera ndara hanze kandi harenze aho ngaho banyingira nagiye nitorora banyingiranye urabyumva basanga bakinzeho ndara hanze kandi bimbabaza urumva sinajya no kujya hano nkomangeho urumva narimeze nayo mbese baramfata mukuru wanjye bitakamanzo ngo araza antwara indera urabyumva nabo ngabo abana ba data wacu Joshua na Caleb ubwo ngubwo ndagenda subiye indera ubwo ngubwo bwa gatatu ariko ubwo iki gihe nagiye ngarutse muri Yesu urabyumva naje gusengera kwa Pastor Minyoni gake nsa nkaho ushaka kugaruka mu gakiza hanyuma mvaho njya kuri ADPR aho ngaho nsenga n'iminsi mikeya ariko ubwo nangira gusenga niginga Yesu n'inzozi zirangarukira nangira kugira inzozi urabyumva ndamwinginga mwami wanyijije urabyumva mugarukiye mbese ndeba isi yose Satani ashaka kumira bunguri urabyumva ndagenda bantwara indera marayo 2023 nawe namaze igihe kinini bansubiza mu rugo bari bavuye mu Kayange bimukiye bita Rwabiharamba aho bita Ndama ubundi hafi ya Nyurayifu iri Rwabiharamba aho ngaho Karangazi njya mu rugo noneho nkajya kuko ibinini bikuntu byangiraga nkajya nitora nkajya ngenda mu magusa nkajya kwa data wacu nkavayo nkajya kwa data wacu wundi kuko turanye nk'umuryango nkajya kwa bene wacu wundi mbese nabasha kwicara none ibinini nanywaga urabyumva ibinini nanywaga byaragiye binca urumva byaragiye binca umugongo kwa kundi binca n'igituza urabyumva
ariko nkagiramo agatege nkajya kugusenga kuri New Life, hari n'abasenga kuri Miracle Center yindi aho ngaho aho bita Rwabiharamba, nkajya nsenga, ariko ibinini bimere nabi. Ikintu nasenze ubundi ngeze ndera bwa gatatu, ndavuga Yesu ndakwingize, ni ukuri Imana ni nzima kandi ikora ibikomeye, ndavuga Mwami Yesu ndakwinginze unkure kuri ibinini byonyine. Wowe wumvaga Imana igukuye ku binini byonyine gihagije cyane. Ose Robo Yesu yabikoze se umaze hafi umwaka urenga n'indi hagiye kujya mu wa kabiri utanywa ibinini. Ni ukuri Imana yarabikoze, Imana ikuye Yesu yarabikoze kuko ni Imana yumva gusenga kandi Imana ireba kandi Imana ivuga cyane. Hanyuma mvuyeyo sinzi umukecuru wanjye wamurangiye hano kwa Pastor mu Gashanju, ndumva ari nuza wa mukecuru nabanje kubwira wagiye sinzi yagiye ngiba mu 300 y'amanyarwanda ayo miliyoni na kugira ngo azane ibitera no bamubwiye none ngo amuzanzanira kwa Pastor Theo bansengere kuko ibindi byari byanze ukumva wagiye mu marwariro ujindera ujya mu bapfumu byamubabishaka hose biranga, ubwo bivuze ngo igisubizo cyari gisigaye ku Mana gusa naha byari bisigaye kuri Yesu. Hanyuma ndongera ngeze aho ngaho, ariko aho ngaho Imana ho yajiranye no kuvuga ngo mbabwiye ngo mbabwira muri icyo gihe naje no kubona Imana, mbona data mbona na Yesu yicaye iburyo bwe, urabyumva afite inkota mu kuboko kw'iburyo, urabyumva ni Imana igaragaza, urabyumva. Ibyo nabyo nabivuga mu kindi gice kamanzi babwira ibintu, ariko umenye ko Yesu ariho kandi data twese mu ijuru ariho, waramubonye nambonye n'amaso yanjye. Gusa Imana ishatse kwihushurira cyane. Hanyuma bansana hano kwa Pastor Theo, ndatangira nsengamo baransengera bankura ku binini, urumva kuva ubwo bwose urajya gusubira ku binini hari mu kwa kangahe, kuva wagera mu Gashanju kwa Pastor Theo nagongeye kunywa ibinini. Urumva namazeho n'icyumweru kimwe cyangwa ibinini babikuraho, kuva ubwo sinongera kunywa ibinini n'ubu ngubu kugera n'ubu ngubu 2023 Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro rwose. Ni ukuri nasone mfite reka icyo tubabwira nibyo twumvise kandi nibyo twabonye, urabyumva. Niyo Mana nzima gusa, nawe usenga izindi mana z'ibinyoma zivemo, izo ni Imana zitakora. Usenga ibigirwamana cyangwa ushanye zivemo, ibyo ni ibinyoma, urabyumva. Hanyuma nza kongera, urumva aho ngaho narakongera mvuye ku binini sa nk'ubuhotsemo. Hanyuma niho naje kuza mvuye hano ndi ku rusengero, sa nkaho nitonye nkaho tuvomera nyinjoro, urabyumva. Nyongeye gufatwa nditorora njya bakisengera, ubwo ngubwo nditoranye nkaho bita Mutukura, ngiye kujya Mutukura kwa mushiki wanjye wa data wacu mu Karongo. Ndagaruka, urumva ngaruka njya ku rusengero, ni ku bitangaho ndagwa nubamye, urabyumva. Ubwo aho ngaho sorry gato ndagira ngo ahantu cyo kwasobanukirwa neza, barakuzanye ugeze mu ikanisa maze nk'icyumweru uva ku binini ntiwabisubiraho, umera nkaho ukize ubaye muzima. None nyuma yaho kubaye muzima nibwo wongeye kuvuga ngo ugiye kugenda, ariko utabizi ko wafashwe cyangwa wari ubizi. Urumva nabo uko nafashwe simbizi, urabyumva. Usicyo nibuka mbere yuko ngiye kuri nuza nuko naguye, mbere yuko nabo hotsemo, urabyumva. Nasenganaga n'abandi nijyana he mu bantu Mutukura mu gasenta nkagaruka, urabyumva. Hanyuma ndi hafi gufatwa niho naje ngagwa gutyo, urabyumva. Aho niho nguye, urabyumva. Naraguye ubone gutya nubamye n'umunwa wanjye urigata mu bitaka, urabyumva. Umwuka urahera, mbese ndapfa. Yesu niwe wanzuye. Icyo aho nibuka baje banerura, urabyumva. Urumva banerura ahungu harimo umuhungu bita Mwojo, nawe yabikubwira, wabo ni nuza yambwiye ngo ni Bururi. Aranerura aranjyana na bagenzi baranjyana barasira mu rusengero. Niyo nibuka Mwojo neza. Hari n'umwene data mushiki wacu bita More, bese muri Kristo Yesu, nawe yari ahari icyo gihe. Sinibuka n'abandi bantu ariko Mwojo n'abantu bane yararimo. Baranjyana bankura, niho bavuyeho banshyira no nuza, ariko nari napfuye. Yesu arazaranzura aho ngaho, ahandi umwuka waheze ngeze mu mwijima w'icuraburindi, urumva. Aho Yesu niwe yaje arenyigaragaza, nuko aranyiza. Aho niho wabonye Imana. Niho nabonye Imana. Iyo Mana yanyigaragaje iraje nanazura, kandi yanyweye no ku binini. Hanyuma baransengera, urumva. Namaze amezi angahe kuva mu kwa kangahe kugeza navuye
mu kwa cyenda kugitangira cyangwa sinibuka neza umukecuru ko yambwiye ukwezi kuna sinibuka ariko nabareje bambwiye ngo ubwo sinavuye mu kwa kangahe ku mwaka wuhe ku 2024 2024 ari ku migozi banasengera ndabyumva uhora uziritse se n'inkoni hano ngo niba nazibereka hehe inkoni hano kamwereke hari inkoni hano mwereke hano izi ni inkoni urumva izi ni inkoni z'abagukubise z'abasazi bisobanura ngo wararwanaga nararwanaga namwe ngo namukubise ibuye hano mu gahanga do kubera ko nari umusazi urabyumva na hano kuri ukuboko birahari no kuri ukuboko birahari urabyumva kwababaye Livingstone none ibingibi murabireba bikize mwebwe iyi ni imigozi yose n'indera harabo nari kwipingu indera iyi ni imigozi yose do urabyumva ni Rwanda naho baranziritse mbere yaho do no ni umugozi do zose ni inkovu z'imigozi ni inkomero wagiye ni imigozi izi ni inkovu zose urabyumva so iyo Mana tuvuga ni Imana ikora kandi aho yadukuye turahazi ni Imana kandi wabonye uko nagwa no wowe uri wowe ubwawe ubuhamya bwivugira uko urana n'ibimenyetso birahari by'ukuri abantu batizera mu byizere twibuka abantu badukurikiranye niba ari ukuntu ubu buhamya ari aho bugukoze cyangwa nawe hari byarakubayeho wibuka ukibuka ko hari Imana yagukuye ujye muri comment ugire icyo wandikamo usharinge video kandi abantu batari bakora subscribe n'ukuri mukora subscribe kugira ngo dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana kubera ko gukora subscribe ku sharing ino video niko bigera ubuhamya bugera ku bantu benshi hari abantu benshi bakeneye kumva ubuhamya nk'ubu hari abantu kugeza ubu ngo batari bemera yuko Imana iriho hari abantu batari bemera yuko Imana ikora so no umaze kugwa hasi bakuzanya mu ikanisa mwimbe cyangwa mu rusengero mwimbere nibwo batangiye kugusengera aho no warugeze yego dukomereze hangaho ubwo nguvaho icyo nabasa nanjye iyi video ifate no kuri sharing kuri YouTube urabyumva kuri TikTok uko ushoboye kose uyereke n'umuryango n'ubwo ngo kuri televiziyo urabyumva kugira ngo bamenye Kristo kandi umenye ko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo umwizera wese azabona ubugingo buhoraho ariko utamwizera azajya mu rutazima so nicyo basaba noneho mvuye ku migozi aho ngaho nako ngiye ku migozi mvuye aho ngaho acaye gitoya ndafatwa njya ku migozi unarifataga nagiye aho nibuka nagiye ahantu Tanzania ngiyo njya mu bantu banyesa ibyo kurya nkarya nyine ugenda nkajya mu mafamu uryo urabyumva noroka noneho barakita ku migozi baransengera umucumbate waransengera bambi Yesu amumugisha cyane kubyo yakoze na bene data abandi basengeye ngira ngo nawe wari urimo gisubizo neza guhubigisha nawe wari uri bazire da Fred urabyumva Imana yahumije kandi izagorera ndibuka warankubise bari hafi kumena umutwe ariko nta kibazo cyambere nuko Imana izagira imirimo y'abakozi bayo kare imirimo y'abantu bakora Imana ikayibahembera kandi nabambi nakubise mu mbare rwose oya naga Livingstone nta muntu ubu ngubu nta muntu ugufite ikibazo nta muntu akurakare kubera ko turabizi neza yuko nawe ntabwo yari wowe kubera ko n'ukuntu uteye mu buzima busanzwe ntabwo wabikora sinzi uko no mu buzima busanzwe wigeze unarwana Roma Satani noneho wari wamboshye nanjye nashyiraho na kamere yanjye urabyumva ariko Yesu yaraje arambohora cyane ubu ngubu ndashima Imana ko nabohowe urabyumva hanyuma muri aya mezi kwa cyenda kugeze nka hagati ngira ngo kugitangira gutyo niho navuye ku migozi kwa 2024 urabyumva undakira n'ubundi muzima kandi ngo ndamamaza Yesu Kristo ubu maze ugiye mu isungo twajyana maze kubwira abantu benshi ubutumwa bwiza ahubwo nifata time ngafata Bible yanjye nkabwira Yesu urabyumva hamaze kwatura abantu benshi bagarikiye Yesu kagenda wigisha abantu urabyumva nabwira ko ubwami bw'Imana nuko Yesu arafugaruka akadutwara kandi nabo benshi barahindukira agarikiye Yesu ubugingo bwabo burakira gusa ndashimira Yesu ngo wanzuye icyo gihe ndimo kugwa no kuri aho ngo na ahantu habi cyane ndetse no hari n'abamfasha banshyira no kubanzika no ku mugozi naratatse numvaga nk'umuriro urimo kunyuta urumva abademoni bari bamereye nabi cyane nk'uko wagutwika urabyumva ariko naho Yesu yarahanguye ejo nabitekerejeho ndavuga Mana yanjye wowe wanzuye cya gihe nanjye mfite kugushimira
niko kuza nkakubwira mwene data nawe mfashaho nanjye ngira icyo mbwira nange mamize Yesu uwo nguwo naso nifite urumva so rero bambi waba uri umunyeshuri waba umucuruzi wawe uri umubyeyi wawe worozi uri umworozi wawe uri umuntu usanzwe waba ntacyo ufite uri umukene wawe ntacyo ukuri kose Yesu aragushaka be muri Yesu wanguye ku binini by'indera akankura indera akankura muri ziruwara akanzura napfuye akanyereka agakora imirimo ijambo rye ari inyuma kandi arashyikiye mwizero ukizwe uhabwa ubugingo buhoraho. Amen. Livingstone ngira ngo turimo tunegereza ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa ubuhamya bwawe ni ikihe mbona ukunda gusoma Bible cyane mu mirongo muri Bible wasomye niwe murongo wageze ukawusoma ukumva ugukoza hano ku mutima? Umurongo Imana igomesha kumbaza ikibazo cyiza ngaho ko na Bible narondora byinshi cyane wowe na mbere narakurwana ko ndagusoma Bible cyane ariko nyuma yaho Imana yaje insubizanye ko n'Imana igira imbaraga. Nkunda umurongo uri muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6 aravuga ngo iki? Yesu aramubwira ati nigenzira no kuri n'ubugingo nabyumva. Yego, Imana igumugisha. No nihe nama watubwiye ngo uracyari umusore ufite imyaka 32 nihe nama ushobora kugira urubyiruko abantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ariko b'urubyiruko kubera ko muri no minsi abantu urubyiruko turashaka gutwarwa n'isi turashaka kugenda nk'uko isi igenda niba tubona isi itera imbere yiruka natwe turashaka kwiruka dukeneye ibintu mbega kandi muri no minsi ibintu turi guhura nabyo naho bihuriye n'Imana naho bihuriye n'agakiza kandi twamaze kumenya neza yuko ibyo twirukankana nabyo nibyo bidukura ku Mana nibyo bitubuza ubugingo. Wowe nkawe ujyanyije na experience y'ubuzima ufite ujyanyije n'uburyo warwaye ujyanyije n'uburyo wabonye Imana ni yihe nama ushobora kugira urubyiruko muri uyu mwanya? So icyo nakubwira nk'umusore ndabyumva kamere ku rubyiruko nyene mbwigire zose nk'umusore izere Yesu wature ukizwe nta kindi gifite akamaro atari kwizera Yesu. Yaba ari inka ibyo ni ibyaremwe yaba ari izuba ni icyaremwe yaba ari itaka ni icyaremwe kandi nageze indera ndeba degree yanjye urumva ubwa 3 ngo urabyumva kwa 3 ngo 2023 ndeba degree yanjye ndeba umushahara bamembaga urabyumva nimba nishikaga amafaranga meza naga ari mabi nishikaga ubona banshiraga 500 by'amanyarwanda urabyumva bakamenya n'ibihumbi byo kurya by'amanyarwanda urabyumva. So urumva nabaga ahantu heza kugira cyane ariko nageze mu kibazo ibyo byose naho nabibonye n'umubyeyi wanjye naho nabonye byose ntago byagize umumaro gusa umubyeyi wasubwa ngo yaranereranye ariko nawe afite agarukira abambi nawe afite agarukira kuko ntabwo ari yemerewe kugusanga aho ngaho noneho napfaga Yesu akansura ntacyo yagiye kubasha gukora ntacyo gusa icyo ukora igira Yesu mwizero ubaha so na nyoko icyo nakubwira umwubahe umukorere muri Yesu. Urumva ibyo byose wiringiye degree urabyumva nari na applying ngiye kwiga nari nashoje bacyazi ngiye kwiga Oklahoma Christian University nubwo none ndi i Kigali urabyumva ariko byose bimaze iki nibitagira umumaro urabyumva degree nta kizakumarira urabyumva degree nta kimaze isi ubone ubundi ufite Yesu biba bihagije iyo ufite Yesu biba bihagije ubone imigisha ubona koko isi izakurwaho ijuru rikurweho ariko ufite Yesu akabana nawe ubu nk'ubu bwambwira sinagira ngo ngire nshaka uburyo nasubira akazi nako nshaka rwose kuko ufite Yesu biramagije ninkora ndakora nkorera ubwami bw'Imana ariko sinakora ngo mvuge ngo ngiye ngo nshaka ubutunzi bwinshi nuko nakora nzakora mvuga ngo ugira ngo nabakazitereye mu ijambo ry'Imana rivuga kandi ngo nucyo izina ry'Imana ngo ngire uwo ndemerera oya ndakora nkorera ubwami bw'Imana uwo ufite icyo ufite fasha abakennye urabyumva uwibaga nizere Yesu atangire gukora ahereza abakennye uwariganyaga ntabireke naho ubu n'abasore mbabwira izere Yesu ibyo wiringiye imbaraga wiringiye ubu ngubu zizagushirana ariko ufite Yesu ntabwo azamuvaho. Abasaza nawe mujye muri Yesu musazire muri Yesu n'abasore n'abakecuru n'abagore n'abagabo
n'abana baze muri Yesu, kuko nkuko nakubwiye Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta yindi Mana itari we, nta yindi nayo. uze gusoma Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere wonyine, aravuga ngo Yesu Kristo ari we Mana yacu, ari we Mana yacu. kandi noneho uze gusoma ubundi Imana yereka Mose, yaramwibwira nitwa Uwiteka, ni jye Mana yonyine nta yindi. Noneho uze gusoma Abafilipi 2:11, urabyumva, aravuga ngo kugira ngo sinzi cyane ko nta neza, ariko aravuga ngo Yesu kugira ngo amahanga, kugira ngo indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, urabyumva. Noneho Imana yibwiye Mose ko ari Uwiteka, hanyuma hariya baratubwira ko Yesu ari Uwiteka, so niwe waremye byose. Yego. So muhungire ni ukuri, usenga ibindi byose uri mu idini, urabyumva, uri ku kijyabyeyi, uri usenga izindi Mana, usenga ibishushanyo, abo bose bari mu buyobe. Wewe izere Yesu mujyemo, aragwa ubugingo buhoraho. Yes, Livingstone, Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane, kandi ikintu ngusengerana nagusaba, ntuzigere uceceka, ntuzigere uhagarara kuvuga imirimo myiza Imana yagukoreye. Ubundi iyo tuvuze iby'Imana yadukoreye n'iki Imana ibishaka, impamvu wagiye mu marwariro ntukire, ukajya indera ntukire, ukajya mu bapfumu ntukire, ntabwo Imana ijya ikora igitangaza kizitirirwa undi muntu. Iyo ukirira indera, abantu bari kujya bavuga ngo ni abaganga b'indera bagukijije. Iyo ukirira mu bapfumu, umupfumu yari kuzajya yiyemera akavuga ngo ni Imana, ngo niwe wagukijije, ariko Imana ntiyabyemeye, kuko Imana ikora igitangaza kizatuma abantu bose babira bakavuga ngo ni Imana yamukijije. Niyo mpamvu imiryango yafashije, abashuti bawe bakagufasha, abavandimwe bakagufasha, ariko bikanga. Imana ihera kuri zero. Ndakubwiye uri muri Yesu, Yesu ntabwo ajya akoze isoni buriya, ariko abasenga ibindi bose bazakubwa n'isoni, kandi abiringiye abantu bazakubwa n'isoni. Abantu barananirwa, abantu barananirwa, ni nayo mpamvu imiryango nyine yagerageje bikanga, hanyuma babona yuko birangiye, Imana nayo ikaza igakora nk'Imana. Niyo mpamvu ari Imana yagukijije. Icyo nzi cyo, ugendeye ku buhamya bwawe, ugendeye ku by'Imana yagukoreye, n'ubundi hari impamvu Imana yatumye ukiri uyu munsi, kuko hari bagenzi bawe mwarwariye rimwe ariko ubu ngubu bakiriyo, hari bagenzi bawe mwarwariye rimwe ubu ngubu banapfuye. Rero hari impamvu Imana yagukijije. So ikindi kintu nashima bambe, nashima mami wanjye muri ibyo byose yabaye nanjye, ni ukuri Imana imumugisha, kandi mwe kurama ndetse murendera ubugingo. Ukuri Imana imugirire neza. Nanjye nawe urabizi hano abantu nanjye umwaka wose umaso kunarenga ngira ngo babyumva, abana nanjye anekera anyitaho, mu gihe abandi babyeyi hari uwo ashobora kuta umwana we, ariko Imana yanjye umugisha, kandi Imana imuhereze umugisha. So turimo tugera ku musozo w'iki kiganiro, noneho ubuzima bwawe ubu ngubu umaze gukira, ubuzima bwawe urabwumva ute, urumva umeze gute? Ndakubwiye niba uzi abantu baguwe neza kuri iyi si, nanjye ndimo. Uriya mu mwuka imeze neza, mu mubiri imeze neza, mu bugingo umeze neza, urabyumva. Muve ni ukuri, ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yobu 28:28, ngo niyo igice cya 28 umurongo wa 28, kubaha Imana n'ubwo bwenge, kureka ibyaha niko kujijuka. So iyo uje muri Yesu agukura mu byaha, urabyumva, agushyira mu gukiranuka kwe, akagwa gukiranuka kwe, ugatangira kugenda mu ijambo rye ugakizwa. Naho cya gihe nari mu bindi, urumva, cya gihe nyikora ibyo ngibyo byose, narakuza muri Yesu, na cya gihe nguye Yesu atarangarura, nako Yesu akaza kungarura nyuma. Icyo gihe cyose nako afite ibintu bigaragara abantu, ariko bidafite ubugingo muri byo, urabyumva. Ariko amagambo ya Yesu afite ubugingo, urabyumva, kandi mukorera ibyo kurya bishira, ahubwo mukorera ibyo kurya bidashira, urabyumva. Iyo byose ndakubwira, urinezeza ukajya ukagira inshuti, ashobora n'urubanza imbere ya Kristo. Se muze muri Yesu, nuko nta kintu gifite umumaro. Ndakubwiye, warya neza, wagira iki, wagubwa nabi, wakora iki, ibyo byubahiro by'isi birashira. So Livingstone, Imana iguhereza umugisha mwinshi, kandi Imana iguhereza umugisha kubw'uyu mwanya wafashe ugatekereza kuba wasangiza abantu ubuhamya bwawe. Ikindi, abantu bari kuraba buno buhamya cyangwa abantu barebye buno buhamya, ndakwinginze ukoreshe yaho bishoboka byose,
ushyire muri comment ku cyagufashije, ugire icyo uvuga, ugire n'inyunganizi utanga, kandi namwifuza yuko tumugarura ubundi ikindi gihe akanatwigisha, kubera ko afite byinshi byo kutwigisha, azi ibyanditswe byinshi, nabwo tuzamuhamagara nabwo atwigishe. So Livingstone, Imana iguhereze umugisha. Abantu niba dusabe ko tukugarura tuzakugarura, kandi niyo batanabisaba ngiye icyo nzi cyo nuko ufite byinshi wanyigisha. Imana iguhereze umugisha kubw'uno munsi. Imana iguhe umugisha. Icyo navuga, wenda abantu bashobora bavuga ngo umuntu sijya kwibwira iyo gihe nyine ntabwo twarubizi. Nabwo ndashaka guhamya Yesu. Uze kugira uze gushyira izina ryanjye ko ubundi bahita living mu rugo cyangwa abantu basanze, ariko ubundi izina Livingstone Ayangane bagenda basakinga online bazi ko nambeshye. Ubundi nandikiyo n'ikinyamakuru bita The New Times cyo mu Rwanda. Ugenda urebe izina ryanjye. Nibazi ngo turi abantu twabimwe n'Imana, kandi Imana Yesu niwe wakoze imirimo byose muri twe. Ndabyumva batavuga ngo wenda ngo umuntu bagize icyo ni jewe n'igihe bamwisabe n'igihe n'umwinginga ahubwo kugira ngo mwamye Yesu. Ni no mugisha mbonye aho kugira ngo ukiye kuri kamera rwose uvuge Yesu. Ndabyumva bibaye na ngombwa nakwishyura igihe ahubwo oya nta mpamvu yo kubishyura Livingstone. N'umugisha agiriwe kugira ngo mpamye ibyangure ibyo ngibyo. Twese nta kindi ni ukujya twamaza umurimo w'Imana, kandi Imana izabiduhembera vuba bidatinda. Imana iguhereze umugisha. Imana iguhe aricyo wenda aricyo ushaka kumbaza kindi cyangwa utekereza twumura cyose cy'ubuzima bwanjye, nakubwira icyo ushaka kumbaza cyose. Reka ibindi nzabikubaza ikindi gihe. Kare sawa umugisha. Imana iguhe umugisha. Amen.